reka twikaze kuri Isango Star TV uherereye hose amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'ingera bwaryo abari mu mujyi wa Kigali ndetse namwe mu bindi bihugu bitandukanye mudukurikira mu buryo bugiye butandukanye abakuri Canal Plus cyangwa se abadukurikira ciye kuri website yacu kamwe twabwira ngo mugumye mugire ibihe byiza cyangwa se kuri application yacu mwese muherereye hose Isango Star TV turayifuriza kumenya kugira ibihe byiza. Ngende baganizi Olivier kiganiro ni church service turano kugira ngo tugine tubagezaho nyine yabigiye bihari makora agiye atandukanye mu matorero yose agiye atandukanye tugina turanga ngo niki gihari mirimbire hari iki mubwirize hari iki mu hamya hari iki tubereho kujya tugenda tubizana tugenda tubibagezaho kugira ngo nawe utabashije kujya kuri internet ngo ubyumve cyangwa se kujya mu rusengero ngo ubyumve ngira ngo na amahirwe yo kugira ngo nawe ubashe kubana natwe mu buryo bugiye butandukanye. Nta korari nimwe ikomeye muri kino gihugu tarakandagiye hano ngira ngo n'izindi zangana zigera zigaruka ndetse kandi turi tayari gutangira kujya mu bindi bihugu tugenda turanga ngo amakorari yo afite iki ni iki bagenda baduha twazengurutse ibihugu bigiye bitandukanye turanga abanyarwanda bariyo bafite iki muziki wabo n'iki kidasanzwe byari byiza kandi n'ubigomba kuba byiza kugira ngo turushane nyine twungurana ibitekerezo tunamenya ngo niki gihari cyangwa se abara hose bafite iki kuko naye babwiye ikiganiro ni church service y'umuti kumwe na korari isa neza murabona abavyeyi basa neza n'abagabo basa neza mu kanya baraza kugenda batwibwira batubwira imiririmbire yabo aho baturutse naho bakomoka muri rusange. Bamaze kugira televiziyo yawe hamagara mugenzi wawe uti nawe fungura ku Isango tubane mu buryo bugiye butandukanye twumva indirimbo nziza. Ni cyumweru mbere ubuzima busa naho bwongeye kugaruka mu bijyanye n'imikorere cyangwa se genderanire mu masaha agiye atandukanye. Ngira ngo yaba wowe nange turabigizemo uruhare kugira ngo tubashe kwirinda neza cyangwa se gukurikira ingamba twagiye duhabwa ntago byari gukunda, niyo mpamvu ari amahirwe twabonye kugira ngo twongere dusaba tujye mu rusengero kora ibitaramo basohoka bisanzure ni umwanya tubonye ko ntago n'umwanya wo gupfusha kugira ngo twibagire ko coronavirus n'ubundi yagiye n'undi iracyahari ariko kandi kwirinda ndetse no kurinda abandi ndetse no gukurikiza ingamba biracyari mu nshingano zanjye. Twatumye umunsi turutse ahagana he bitwa bande twumva indirimbo yabo imwe nirangira turaza guha wabo batubwira aho baje baturutse ndetse anadusengera dushyira imbere y'Imana hanyuma twinjire mu gitaramo cy'iminota 30 genda twagaruka nyuma y'icyo kuri tekinike hari bapasangwa kandi nanjye ndano kugira ngo urusheho kugenda aho binoze aho hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no ku isi muri rusange ushobora kujya mu kino kiganiro watwandikira kuri WhatsApp mukanya muraza kubona nimero ya telefone ndetse kandi muraza kugira n'umwanya wo kuduhamagara turi kumwe nikware kugera ku isaha y'isa sita. Ese batuzana iki ese bafite iki reka mbanze mbahe umwanya 30 turirimbire ni indirimbo ya mbere yarangira umuyobozi nawe afata ijambo akatubwira ikorari tutse ni yahagana hehe ikindi kandi akanadushyira imbere y'Imana kugira ngo abakurikiye kino kiganiro baze kuryoherwa. Nyine baganizi Olivier reka garuke mu kanya nyuma y'indirimbo ya mbere umuyobozi ahita afata ijambo hanyuma nyuma y'iryo jambo ndetse no kudusengera hakaza kujyaho indirimbo eshanu. Nimero yo kuduhamagaraho cyangwa se kudutuma kuri WhatsApp ngiye kuri screen yawe ni 07858342 07858342 iri kuri screen yawe ukaza kuduha ubutumwa kuri WhatsApp cyangwa kuza kuduhamagara kugira ngo bize kuba bimeze neza. Ushaka kuguti guhamagara hari igihe duhana muri turi benshi ntibikunde wadutumwa kuri WhatsApp ukaza kubusangiza abanyarwanda muri rusange. Reka bifurize kuza kugira igitaramo cyiza kandi ziko kwa binoze kandi bimeze neza. Reka ikorari twatumiye tiho umwanya ndagaruka mu kanya. Oh
urahindurwa mushya aho yaragatsindwa akaguhatsinira nawe izahibikuru bice uwo mwamagure singize ushoboye zaragurura mbwire bose ibyo wankoreye singize ushoboye zaragurura mbwire bose ibyo wankoreye icyo nkundira Yesu ntabwo ajya yirengagiza waba umukire cyangwa umukene twese adufata kimwe nta kiguzi adusaba n'umwami w'amahoro zaririmba singize ushoboye zaragurura mbwire bose ibyo wankoreye zaririmba singize ushoboye zaragurura mbwire bose ibyo wankoreye zaririmba singize ushoboye zaragurura mbwire bose ibyo wankoreye turabashimiye mwese abatwitegereza mwazindutse muri iki gitondo mukurikiye Isango TV mwese aho muri Imana ibahe imigisha turabashuhuje iyi mubona ni korali Rangurura korali Rangurura iturutse mu itorero rya Kimisagara ni mu ntara ya Kigali ngira ngo abatahazi hari abantu benshi bashobora kuba batahazi ni hano hafi ugera Nyabugogo ugatega imodoka cyangwa se ukazamuka n'amaguru werekeza i Nyamirambo ngira ngo ku modoka n'amafaranga make cyane n'amafaranga 250 kugira ngo ugere Kimisagara ndimo ndarangira abatahazi bigeze hariya hafi y'amashuri ya Kimisagara rwose ku marembo y'amashuri ya Kimisagara uhita werekeza ruguru agahanda gateganye n'amashuri urazamuka ni metero nka 300 kugira ngo ugere Kimisagara mu rusengero runini rwegeranye na ADPR rufite amabati atukura urusengero runini cyane rujyamo abizera bagera nko ku 2500 aho niho Kimisagara iherereye niho rero iyi korali Rangurura yaje ituruka ndagira ngo ndangira abatahazi korali Rangurura rero ni korali imaze igihe mu murimo kandi Imana yashoboje kuba bari mu murimo bakaba bageze magingo y'abakiri mu murimo mu buntu bw'Imana Imana ihabwa icyubahiro iyi korali mureba yatangiye muri 2000 itangira ari icyiciro cya MFM
hagurukiye mu cyiciro cya mifemu irakora rwose babona ifite imbaraga cyane kandi igomba gukomera. Mu 2002 nibwo yatangiye kwitwa Korali Rangurura. Ni ukuvuga ngo kuva mu 2002 kugeza uyu munsi mutubona Korali Rangurura imaze kugira abaririmbyi 25. Murumva ko Imana yaratuzahuye niyo gushimwa iteka. Twagiye duhura n'ibikomeye ariko Uwiteka akaturinda. Kugira ngo iyi korali yari irimo abantu bakuze, ababyeyi batangiranye nayo rwose nibo bakomeje gufata umurimo, ariko Satani araturwanya, ariko Imana yaranesheje. Imana yaranesheje kuko hari benshi Satani yagiye yemera yuko bapfa, ariko Imana kuko dufite isezerano yuko abapfira muri Kristo basinziriye Imana ikabarinda, bakaba baragiye amahoro bari mu buntu bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Akanya rero twaje hano ku Isango kugira ngo tugaragaze ibihangano byacu, twerekana aho korali igeze, kandi dushimira Imana ko yabanye natwe ikaba tugejeje mu magingo aya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbere yo kugira ikindi cyari cyo cyose rero dukora, nimureke twiragize Imana dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, uri Imana nzima, uri Imana ikora ibikomeye, uhabwa icyubahiro. Waraturinze nka Korali Rangurura, ubana natwe mu bihe bikomeye twagiye tunyuramo, none dore tugeze magingo tugihumeka, ni kubw'ubuntu bwawe uhabwa icyubahiro. Ibihe tuvuyemo cyangwa se tukirimo byari bidukomereye cyane, ariko warabikoze. Ni ukuri warabikoze, uhabwa icyubahiro, turagushimye cyane. Iyi ni Korali Rangurura rero igiye guhimbaza. Turahimbaza ibyo wadukoreye, turahimbaza ubuntu watugiriye. Ukomeze ubane natwe muri aka kanya kose tugiye kumara aha ngaha, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Bagendera mu nzira z'Uwiteka n'ukuri barahirwa, abagendera mu bushake bw'Imana bakaha umucyo aho banyura hose. Kuri wa munsi ibitabo bibumbuwe, bazahagarara nabo babafite. Izina ryanjye nzitaba, mbese nawe uzumva iryawe, haranira kuzabayo. Ahatarangwa amarira, dukumbuye kujya mu gihugu cy'iwacu. Isi ntabwo ari gakondo, turashaka gutaha. Ahatarangwa amarira, dukumbuye kujya mu gihugu cy'iwacu. Isi ntabwo ari gakondo, turashaka gutaha. Imirimo dukorera mu isi, yaba myiza cyangwa mibi, irandikwa, kandi buri wese azahabwa ibihembo bihwanye n'imirimo yakoreye mu isi. Ntiwibwire ko ibyo ukorera mu bwihisho bitazagaragara ku munsi w'urubanza. Ujye ukora ibyaha, ujye wibuka ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Nshuti yanjye jya uzibukira. Ahatarangwa amarira, dukumbuye kujya mu gihugu cy'iwacu. Isi ntabwo ari gakondo, turashaka gutaha. Ahatarangwa amarira, dukumbuye kujya mu gihugu cy'iwacu. Isi ntabwo ari gakondo,
turashaka gutaha. inshuti biracyashoboka ko wahinduka ntugumye kwitwa Sawuli, inzira mbi za kera ukazicikaho rwose, ukayoboka inzira igana mu ijuru. Ufite amahirwe kuri wa munsi w'urubanza, uzahagarara ntabwo ufite. Tuzaribana n'abamarayika n'indirimbo nziza imwe ya Mose, nshuti yanjye ntuzabureyo. Amarira adukumbuye kuba, dukumbuye kujya mu gihugu cy'iwacu, isi ntabwo ari gakondo. Turashaka gutaha atarangwa amarira, adukumbuye kuba, dukumbuye kujya mu gihugu cy'iwacu, isi ntabwo ari gakondo. Turashaka gutaha atarangwa amarira, dukumbuye kuba, dukumbuye kujya mu gihugu cy'iwacu, isi ntabwo ari gakondo. Turashaka gutaha, turashaka gutaha. Abafite amaso ya Mwuka hari ibyo tureba, n'ukuri isi yacu igeze ku musozo. Inkuba n'intambara hirya no hino, indwara z'ibyorezo, ubwami bw'Imana buzaba buri hafi. Ibyo byose biriho, byaragaragaye ntagisigaye, umwambari bugufi areba uwabambwe ku musaraba azira njyewe. Uwo musamatsiko mfite azashira. Ndashaka kuba atarangwa amarira, ahora ibyishimo mu murwa w'amahoro, nta mwijima ubayo. Yesu niwe mucyo nshuti yanjye, urarikiye kuzabayo. Ndashaka kuba atarangwa amarira, ahora ibyishimo mu murwa w'amahoro, nta mwijima ubayo. Yesu niwe mucyo nshuti yanjye, urarikiye kuzabayo. Birasaba abagabo b'ibiharamagara, bahagarara bende bagahamya Imana, ukihanganira kurenganwa ariko ntureke uwo wamenye, urimo guhigwaho mu bidaturwa. Ibyo ni vuba cyane bikaba, mbese uhagaze uturumbuza ahagarara udatsinzwe, ukihanganira ubugi bw'inkota uzira Yesu. Gutabarwa kwawe kuzaba kwegereje. Ndashaka kuba atarangwa amarira, ahora ibyishimo mu murwa w'amahoro, nta mwijima ubayo. Yesu niwe mucyo nshuti yanjye,
yanjye urarikiye kuzabayo ndashaka kubatarangwa amarira nkahora ibyishimo umurwa w'amahoro nta mwishimo ubayo Yesu niwe mucyo nshuti yanjye urarikiye kuzabayo tuvome amazi azadutunga mu gihe cy'amapfa utazicwa n'umwumba warahoraga kw'iriba uticuza impamvu yatumye utavoma kandi uturiye iriba uyu munsi ntuve kw'iriba utavomye ndashaka kubatarangwa amarira ahora ibyishimo mu murwa w'amahoro nta mwishimo ubayo Yesu niwe mucyo nshuti yanjye urarikiye kuzabayo ndashaka kubatarangwa amarira ahora ibyishimo umurwa w'amahoro nta mwishimo ubayo Yesu niwe mucyo nshuti yanjye urarikiye kuzabayo ndashaka kubatarangwa amarira ahora ibyishimo umurwa w'amahoro nta mwishimo ubayo Yesu niwe mucyo nshuti yanjye urarikiye kuzabayo
byose mfitiye amatsiko nzabisobanukirwa ngezeyo. Mbese imyiteguro yawe igeze cyangwa ugiye mu by'isi bishira? Wari ukwiye gushyira Imana imbere mu mibereho yawe. Mbese imyiteguro yawe igeze cyangwa ugiye mu by'isi bishira? Wari ukwiye gushyira Imana imbere mu mibereho yawe. Natoranijwe na Yesu maze angiruwe, niho kubw'uwo wanyitangiye nasingizwe iteka. Wankuye habi ndagushima, nari nzimiye urahagoboka. Urukundo rutagereranywa sineze kukurekura. Wankuye habi ndagushima, nari nzimiye urahagoboka. Wangeretse urukundo rutagereranywa sineze kukurekura. Igitero cyari simusiga, Isaramanuka araducungura. Tegereza urwo rukundo. Wankuye habi ndagushima, nari nzimiye urahagoboka. Wangeretse urukundo rutagereranywa sineze kukurekura. Wankuye habi ndagushima, nari nzimiye urahagoboka. Wangeretse urukundo rutagereranywa sineze kukurekura. Yesu yarababajwe cyane ndetse baramwica, ariko ikinejeje kurushaho ntiyaheze mu gituro. Wankuye habi ndagushima, nari nzimiye urahagoboka. Wangeretse urukundo rutagereranywa sineze kukurekura. Wankuye habi ndagushima, nari nzimiye urahagoboka. Wangeretse urukundo rutagereranywa sineze kukurekura. Wangeretse urukundo rutagereranywa sineze kukurekura. Wangeretse urukundo rutagereranywa sineze kukurekura.
wigunge wicika intege Imana iri hafi yawe urisunga nanjye inkuru ishimishije ntabwo akiri mu gituro Yesu yarazutse ubu ni muzima Yesu aradutegurira aho tuzaba bamushyira mu mva bashyiraho abarinzi uwambere w'isabato arazuka azukana intsinzi ndetse n'ubutware buri muzima nanjye inkuru ishimishije ntabwo akiri mu gituro Yesu yarazutse ubu ni muzima Yesu aradutegurira aho tuzaba nanjye inkuru ishimishije ntabwo akiri mu gituro Yesu yarazutse ubu ni muzima Yesu aradutegurira aho tuzaba aje kujyana umugeni we uwo yakoye amaraso y'igiciro gihebuje umugeni waringanije ibisabwa urumva na nkomyi yakubuza gusanganira umukwe nanjye inkuru ishimishije ntabwo akiri mu gituro Yesu yarazutse ubu ni muzima Yesu aradutegurira aho tuzaba nanjye inkuru ishimishije ntabwo akiri mu gituro Yesu yarazutse ubu ni muzima Yesu aradutegurira aho tuzaba nanjye inkuru ishimishije ntabwo akiri mu gituro Yesu yarazutse ubu ni muzima Yesu aradutegurira aho tuzaba gusabana n'Imana yawe cyangwa uterana ku isabato gusa wari ukwiye kugira umwanya wo kwihererana n'Imana ikuyegekeye umusaya ibwira ikikuri ku mutima hari imbaraga mu gusenga iyo usenze iyo wizeye
abadayimoni barahunga barahunga bakajya kure nshuti ujye usenga ufite kwizera hari imbaraga mu gusenga iyo usenze iyo wizeye abadayimoni barahunga barahunga bakajya kure nshuti ujye usenga ufite kwizera Kamesha Kebedenego baragusengaga ntabwo batinya umuriro ugurumana bati nubwo Imana yacu itadukiza nitwaramo igishushanyo Imana yahise igaragaza abumva amari bazima Saduraka Meshaki Kebedenego baragusengaga ntabwo batinya umuriro ugurumana bati nubwo Imana yacu itadukiza nitwaramo igishushanyo Imana yahise igaragaza abumva amari bazima hari imbaraga mu gusenga iyo usenze iyo wizeye abadayimoni barahunga barahunga bakajya kure nshuti ujye usenga ufite kwizera hari imbaraga mu gusenga iyo usenze iyo wizeye abadayimoni barahunga barahunga bakajya kure nshuti ujye usenga ufite kwizera Ikarumeli yasenze Yizeye arasubizwa maze Imana imanura umuriro igitambo kirakongoka Imana yihesha icyubahiro ntabwo Imana yacu igitsindwa buri gihe igaragaza hari imbaraga mu gusenga iyo usenze iyo wizeye abadayimoni barahunga barahunga bakajya kure nshuti ujye usenga ufite kwizera hari imbaraga mu gusenga iyo usenze iyo wizeye abadayimoni barahunga barahunga bakajya kure nshuti ujye usenga ufite kwizera hari imbaraga mu gusenga iyo usenze iyo wizeye abadayimoni barahunga barahunga bakajya kure nshuti ujye usenga ufite kwizera burya w'ijuru harimo ikunda bayo oya ntibirengagiza nubwo tuyigomera tugakora ibidakwiye ariko ntiturekura reba ukuntu Imana itugirira ibambe abasinzi ndetse n'abasambanyi babikorera mu
bwihisho nyamara ikibabaje ntibatinya guhagarara hera ibyo koko nta muntu wababonye murabikora mukabisubira hari Imana itabeshwa ibyawe irabizi uzageza ryari kwiyoberanya oya sinshaka kuba mwabo data ujya gukira indwara arayirata mpindurira amateka mwami uninde kwishushanya mvuga ijuru nanjye nzataha oya sinshaka kuba mwabo data ujya gukira indwara arayirata mpindurira amateka mwami uninde kwishushanya mvuga ijuru nanjye nzataha tutisigaho wibabaza umwami wawe ngwino umvica kubwira reka ingeso bizakubaze w'ibiciro ry'imigani maze ubicyare nk'igisha umwami w'abami ateza ibiganza aravuga ati imuze baruhure igihe kitarahita imbabazi zikiriho uzagororerwa umwami naza Imana ivuze umwami agarutse tuzishimire kumusagarira tuzamuke iki kirere turi kumwe n'isumba byose mbega ibyishimo tuzaba dufite ndashaka kuba mwabo data bazagusanganira ugarutse tuzamuke iki kirere turi kumwe n'isumba byose mbega ibyishimo tuzaba dufite yego ndashaka kuba mwabo data bazagusanganira ugarutse tuzamuke iki kirere turi kumwe n'isumba byose mbega ibyishimo tuzaba dufite yego ndashaka kuba mwabo data bazagusanganira ugarutse tuzamuke iki kirere turi kumwe n'isumba byose mbega ibyishimo tuzaba dufite reka tubasabe babe baruhutsemo gakeya twinjire mu butumwa bw'abagiye batwandikira ati mwaramutse nitwa Daniel ku Muhima turashima korali irangurura batunejeje cyane suhuriza Potifari afite base nziza cyane bambarize ko ntabona Brigitte bamusize hehe reka dukomeze ubutumwa ni bwinshi ariko tugenda tunyuramo gatoya ati muraho nshuti ndabona ibidahuye ati katurebe ubutumwa ati ndabaramukije mwese ndabona mubyutse mutwitaho kandi nitwa Prophete Kamanzi Serge Ntuye Kuruyenzi urakoze Serge yagize ati mwaramutse neza nitwa Emmanuel ndikimisagariyo korale turayikunda cyane baneza makoze ko batuzanira Imana ibongerera impano reka turebe ubundi butumwa ati mwaramutse neza nitwa Gilbert Yohana muri korale Rumuri Kimisagara
ndagusuje Olivier ndetse na Rangurura turakurikiye 5/5 abavandimwe bambarize neza bambaye neza kandi ndabakunda cyane bakomeza umurimo ibaze kuva bataturimba indirimbo yitwa turatakamba Merereye Bishenyi ndasuhuza kora Rangurura by'umwihariko ndasuhuza Claude Mama Babu Mama Joseline n'abandi kandi turayikunda cyane Imana ibaho umugisha kandi bakomeza umurimo urakoze cyane ubutumwa ni bwinshi reka tujye tunyuramo ati mwana mutendwa Philippe Kimisagara yo kora Rangurura ndayikunda baririmba neza baduha indirimbo yabo yakaranyuze yitwa birakwiye ariko umbwire Claudine aduhe akantu turirimbiro gatoya ati mwaramutse murakoze gutumira iyo korali nari maze igihe ntaheruka mu rusengero ariko bankumbuje ibyiza byo mu rusengero ndi Vincent wo ku Muyumbu. Vincent urakoze cyane ugira usubire mu rusengero. Mwaramutse neza nitwa Amani Rangurura ndayikunda bakomeza umurimo ingorano zabo ziri mu ijuru urakoze cyane. Ati mwaramutse iyo korali Rangurura turayikunda cyane ni Mama Nira bakomeza umurimo batuma indirimbo baririmbaga niyo bafite yitwa amafaranga Papa Sabato Masabato Elisa n'umugore Ildefonse Claudine Hope Sara Claude Mama Babu bose basuhuza Imana ibahe umugisha. Ati yagize ati mwaramutse neza ni Eric wo muri korali Rumuri Kimisagara kora Rangurura turayikunda Imana bakomereze umurimo wayo nsuhuriza famille Elisa na famille Potifari ati bagumye bagubwe neza. Yagize ati congratulations Michael Rangurura muri kwitwara neza kabisa Imana ikomeze bakoreshe suhuza Ildefonse Mama Clarissa ni Master Guide Jacques urakoze cyane ubutumwa ni bwinshi mugomba kujya namubwira ko sigena tubusoma ku murongo wa telefone wa mwana twamwakira 078582 ukaduhamagara ukatubwira ubutumwa bwa cyo ushaka kubwira korali Rangurura 078582 ukagira icyo utubwira. Umuntu uri ku murongo wa telefone twamwakira ariko kandi abadukurikiye amakoro agiye atandukanye gutumira hano najyana myesha yuko Isango Star sigaye ifite ikiganiro cyitwa ubumuntu kibereyo gufasha abantu abatishoboye butiri mu gikorwa cyo gufasha abana gusubira mu mashuri mu buryo bugiye butandukanye. Vuba ngaha turajya i Musanze hariya irwaza aho twifuza rwose gusubiza mu ishuri abana bageze kwijana naye wajyoye muri kino kiganiro udufasha kugira ngo tubashe gusubiza abana mu ishuri babashe kujya kwiga. Umunsi w'ejo twari turi mu murenge wa Muhima nabwo ari cyo gikorwa turimo ni nacyo kandi gikorwa twifuza gukomeza gukora aho twifuza ko abana b'Abanyarwanda bose basubira mu ishuri bakongera bakiga batekanye. Turitegura kugirwaza abantu bari irwaza rwose tuzagira ibihe byiza aho twifuza gusubiza mu ishuri abana bageze kwijana igikorwa cyiza Isango Star yashyize imbaraga kugira ngo umwana w'umunyarwanda abashe kwiga neza abashe kubaho neza. Ubwo ro nyine amakorali tuba twatumiye namwe tuzasugina tuba contact kugira ngo mujye mudushyigikira mu gikorwa nk'icyo cyo ati mwaramutse neza ni Mama Ganza nsureza famille Potifari Imana bakomereza umurimo kandi ibahe umugisha. Ku murongo wa telefone 078582 iri kuri screen yawe ukaduhamagara ukatubwira uko umerewe ukatuye bundi butumwa hano. Ati yagize ati korali Rumuri turabakurikiye Rangurura muze kuduha indirimbo ivuga ngo ese yigeze aguhemukira na rimwe. Urakoze cyane nawe dusubize korali Rumuri ndetse kandi nabashimira igikorwa cyiza bareba dukore cyo kudukorera igitaramo ku mbuga nkoranyambaga nandi makorali nyine arebereho ni igikorwa cyiza. Ati nitwa Daniel wo mu bakurikiye Yesu rwose nsuhuriza korali Rangurura. Daniel najya kumenyesha yuko rwose nabasuje kandi mbwira abadukurikiye ko ku cyumweru gitaha tuzaturi kumwe na korali abakurikiye Yesu yo ku Kacyiru abantu bagiye bakora indirimbo zabo zirimo nta bituro abagiye bakunda indirimbo zabo zawiganya cyane. Tuzaturi ku murongo umwe n'indirimbo zigiye zitandukanye zabo Uwiteka arakomeye zikumwana bagiye batandukanye tuzazinyuramo hano naho tumeze neza. Bari kubategura igitaramo cya Karahanyuze ariko kizabanza kibere hano twinjire mu ndirimbo zabo za kera abantu bagiye bakunda. Tuzaturi kumwe nabo bameze neza mu gihe kingana n'amasaha 3
tubana namwe mu ndirimbo nziza mbabwira ngo gukura ku Isango Star hano rwose ubuhombye budasubirwa nkubwira ngo kandi nawe ufite ibikorwa bye bitandukanye ngwino bande natwe tukwamariza hano ku Isango Star tuguhuze n'abanyarwanda by'umwihariko muri chat service namwe neza tugana ngo ahombe uwaje wese hari icyo yakuyemo 0785 8 tukabiri ne gatandatu kabiri umuntu ari ku murongo wa telefone twamwakira 0785 tukabiri ne gatandatu kabiri ukagira icyo utubwira kuri korali rangura ku murongo wa telefone hari umuntu twamwakira Isango Star twakwakiriye witwa nderereye he Eric wagabanya volume ya screen ya cyangwa ya televiziyo yawe yego gira icyo ubwira korali rangurura korali neza cyane urakoze cyane suzama abantu waba uzi rwose nk'abangahe akabazo gasohoreza hamwe muri rusange kuko rwose ntabashoboye cyane barabigisha nabo bagupepeye rwose urakoze cyane oya Eric reka turi alo Isango Star Alo twakwakiriye mwitwa ndemwerereye he ni mama Salome ku Kimisagara yego mama Salome turakumva neza twanezerewe cyane kuri arangurura Imana baho umugisha kandi ikomeze bagure ubutumwa bahetse bifasha benshi Imana baho umugisha urakoze cyane udusubize na papa Salome nizere ko muri kumwe mwaramutse suza arangura bakomeze barimo ni Polete suhuza mama Babu Polete kutavuze ngo nsuze mama wawe ubwo na Polete turamusuhuje n'abari kumwe na Polete mu rugo mwese 0785 tukabiri ne gatandatu kabiri ukaduhamagara ukatubwira nyine uko umerewe muri rusange ko yende kubabwira Isango Star ifite ikiganiro cyitwa umuntu kibereyeho gutuma umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi yabaho neza muri rusange niyo mpamvu dufite igikorwa cyo gushyira abana mu ishuri bageze ku ijana cyangwa se kubasubiza mu ishuri hariya irwaza hariya Isango Star twakwakiriye witwa nderereye he hariya Isango Star twakwakira kuko kuri muri yumva ntabwo byakunda niba ushaka kuduhamagara gabanya volume ya televiziyo yawe uduhamagare ko uhamagara mugenzi wawe kuri telefone bihita byikora ntabwo biba bigoye telefone ebyiri tugasubira mu kiganiro aho nari mu majyaruguru mu majyepfo namwe mutubwire uko bimeze no mu burengerazuba no mu burasirazuba mutubwire uko namwe mwaramutse 0785 tukabiri ne gatandatu kabiri abantu bari Goma ntacyo muri kumbwira abantu bari kwijwi alo Isango Star alo Isango Star nakwakira ko ntago uri kuvuga rero mvuga abantu bari kwijwi namwe mugire ibihe byiza alo Isango Star alo Isango Star Alo twakwakiriye witwa nderereye he Alo turakumva neza witwa nderereye he Clemence yego Clemence Elisa rwose nagupepere nagira vuba ndi kukomera mubwire ngo ni intarenge urakoze cyane bakumvishe rwose nakoze rwose urakoze cyane nawe aha tuyishimire bambwirire ko bambaye neza urakoze tuyishime hariho Isango Star ni Kadete ndasuhuza mama urakoze Kadete niba nawe rata ati wambaye rinete niyo mama wanjye urakoze cyane alo Isango Star alo mwaramutse neza ni Master Guide Clemence Intarene urakoze cyane nawe Clemence ubutumwa bwo ni bwinshi uri kugenda buzana ko tugenda tubusoma telefone alo Isango Star twakwakiriye witwa nderereye wavuga cyane vuga cyane uherereye he Irubavu mwaramutse muti Rubavu baramutse neza kabisa nta kibazo akazuba karava kandi namwe turabakurikiye urakoze cyane ngo munyamudukurikire nabakomereza kabisa urakoze cyane bakomoka kuri rusengero rw'Abadiventiste munsi wa karindwi Kimisagara turabemera kabisa bakomereza aho ngaho badutaramiye batujyoheje urakoze cyane abantu bari Rubavu mugira ibihe byiza ku ibere rya Bigogwe ku cyapa cya Rusha mugira ibihe byiza abantu bari mu Byangabo mugira ibihe byiza naho handi hose rwose kugenda ukagera za Mukamira alo Isango Star alo Isango Star
twakwakira witwa nderereye he? Mwaramutse neza. Mwaramutse neza. Gilbert. Yego DJ gubwa neza gira icyo ubwira korali Rangurura. Gilbert. Yego Gilbert turakumva neza. Mwaramutse neza Olivier. Waramutse neza Gilbert. Amakuru ni meza gira icyo ubwira korali Rangurura. Korali Rangurura ndabakunda barabizi. Yego. Ndavuga mushiki wanjye ndabona meze neza ndavuze risa ndavuza irido. Yego bagupepere rwose bose. Naho twebwe bafite kubashyikirana gatanu kuri gatanu. Murakoze cyane. Imana bamugisha. Urakoze nawe Gilbert dusubiriza umugore wawe muri kumwe. Turi kumwe n'abatozi. Urakoze cyane. Babu kandi bambaye neza urakoze cyane. Telefone ebyiri tukikomereza. Alo Isango Star. Halo. Twakwakiriye ukabereye he? Halo. Alo turakumva neza tubwire witwa bereye he? Nisaka mbere Kacyiru. Werere Nisaka mbere Kacyiru. go Nisaka mbere Kacyiru. turakumva izake. Korali muri Kizza ndakunda cyane. Turakumva cyane rwose urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Ndakunda cyane Imana iguhe umugisha. Urakoze Imana iguhe umugisha nawe. Aha telefone nuba twaba tuzetse tukagira ibibazo bike tubaza korali Rangurura. Telefone zo ni nyinshi nabo twazitaho gusa ngo bikunde tutabahaye nyine n'ibyo mushaka birumvikana. Nagira ngo mujye muhere nimero mikro umuyobozi mbere yuko mwinjira mu gice cya nyuma kigizwe n'indirimbo zigeze kuri 7 cyangwa se 6. Umuyobozi maze kuva hano urabwira abanyarwanda aho bashobora gukura ibihangano byanyu biraboneka hehe cyangwa se muri gutegura icyo abanyarwanda nihe mishinga mufite biki kiri kujya mbere ni ibiki muri guteganya ni ibiki mwifuza gukora ibyo ngibyo urabigarukaho maze kuva hano ubibwira abanyarwanda babyumve neza ndetse munaduye nimero ya telefone umuntu ashobora kubabonaho kugira ngo nyine mushobore kugenda neza. Abadukurikirana mbwire yuko Isango Star ifite ikiganiro cyitwa umuntu kibereyeho gusubiza agaciro rero gicano ku Isango Star birumvikana cyitwa umuntu ariko kandi turi mu gikorwa kijyanye no gusubiza abana mu ishuri aho twifuza gushyigikira cyangwa se gufatanya na leta kumva ko umwana w'umunyarwanda byagombye gusubira mu ishuri akiga atekanye akiga ameze neza. Turitegura no kujya irwaza aho twifuza gusubiza mu ishuri abana bageze ku 100 ariko kandi ntabwo twabyishoboza nawe utabigizemo uruhare nawe ufatanye natwe ushobora kugenda neza. Ndaza kugaruka mbaha nimero ya telefone ushaka kuvuga uti mfite 1000 mfite 500 mfite 200 yemwe n'amakore tuba twatumiye hano turagira ngo mudufashe mu icyo gikorwa kugira ngo kirusheho kugenda neza. Umunyarwanda yasubira mu ishuri akongera akiga atekanye ameze neza. Ngira ngo insanganyamatsiko iravuga ngo kwiga k'umwana w'umunyarwanda nawe birakureba ngira ngo rero turi kumwe muri icyo gikorwa kandi turifuza ko mwaza kigiramo uruhare kugira ngo murusheho kugenda neza. Umuyobozi wafata mikrofone nkiva hano ugasubiza ibibazo bitatu. Icyambere ko Rangurura ifite iyihe mishinga? Icya kabiri ibihangano byayo cyangwa se mwifuza gukora umuntu yabikura hehe yabisanga hehe? Icya gatatu ni mu telefone umuntu yabonaho aramutse abakunze. Kane ni ugushimira abadukurikiye ugira nicyo ubabwira mu bijyanye na gahunda bufite muri rusange. Umwanya ni wawe. Nakoze cyane ngira ngo akora Rangurura ntabwo twasigaye inyuma dufite ibikorwa niyo mpamvu hari uwo twabishinze hano ibintu bya social media hari uwo twabishinze nasaba Potifar igere ijuru bakubone Potifar ngira ngo uriya muramubona reka muhe umwanya atubwire imishinga adufitiye iterambere adufitiye naho tugeze. Potifar niwe mpaye akanya. Murakoze cyane reka ntangire nshima Imana ndetse nshima n'ubuyobozi bwa Isango Star TV bwaduhaye ikaze kugira ngo tuze gukorera igitaramo mw'iyi sare yawo. Ni byiza nibyo kwishimirwa.
rero nk'uko babibabwiye nitwa Niyonsaba Potifari, nkaba n'umwe mu bagize korali Rangurura. Tukaba tugira ngo dusubize ibibazo mutubajije. Ikibazo cya mbere, iyi korali umushinga ifite yawutangiye ubwo yemeraga kujya mu murimo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2003 nibwo yiswe korali Rangurura. Bityo iyi korali ihita ifata inshingano yo kubwiriza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Hamwe rero n'abari bayitangiranye, kuko nk'uko babibabwiye yari yatangiriye mu cyiciro cy'abari n'abategarugori cyo mu itorero ry'Abadventiste wa karindwi, benshi bazi ku izina rya Mifem. Icyo gihe rero ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2023 yahise ifata izina bita Rangurura. Tukaba twabarangira ndetse naho ryaturutse, ni muri Yesaya igice cya 58 ku murongo wawo wa mbere. Abafite Bibiliya barambure barabona aho iryo zina ryaturutse. Imaze gufata inshingano rero zo kugurukana ubutumwa, nibwo yashatse kwegeranya ibihangano, kuko bamwe muri twebwe turahimba indirimbo izi twaririmbye ni izacu, ni zagiye ziva muri twebwe twifashijwemo n'umwuka w'Imana. Bityo tukora umushinga wo kuvuga ubutumwa tubinyujije mu ndirimbo. Ntabwo byahereye aho ngaho rero, kuko twagiye turirimba mu itorero tubereyemo cyangwa se turimo, tugakora amavuna hirya no hino. Aho no kugira gusa ngo inyoko y'umuntu ibashe kuba yakira, kuko yari maze guhindanywa n'icyaha, ubwo umwanzi Satani yari amaze kwigarurira inyoko muntu. Ariko tubona incungu Yesu Kristo aradupfira, natwe rero adusiga muri uyu murimo avuga ngo nuko mugende mu mahanga yose abemera mu babatize kubw'ubutumwa bwiza. Rero mu nshingano dufite niyo gukiza abantu binyuze mu buryo bw'indirimbo, no kubakiza mu buryo bw'umutima. Indirimbo zacu zimwe ziromora, zimwe zirahumuriza, zimwe zirakomeza, kandi zimwe zitanga intsinzi yuko Kristo nagaruka twese tuzamusangana turimba indirimbo z'amashimwe. Bityo rero ubu korali Rangurura imaze kugira audio 6, ikaba ifite DVD ebyiri, volume ya mbere na volume ya kabiri. Volume ya mbere twari twayikoze muri 2011, volume ya kabiri tuyikora muri 2013. Ariko nk'uko Satani n'ubundi arwana, nubwo atari umuneshi, byabaye ngombwa yuko dusa nahagarariye, kuko abayitangije bamwe muri twebwe baritahiye bakwe mu mubiri. Ariko dufite ibyiringiro ko tuzabonana mu bwami bwo mu ijuru. Bityo rero twakoze amavuna atandukanye. Amavuna amwe twayakoreye hepfo ahangaha hafi ya gereza, no kuri Maison de Jeunes, naho bita mu kiryamo cy'inzovu irukoma, twakoreye amavuna inshuro ebyiri. Bityo rero ubu izi ndirimbo turimo turirimba turagira ngo tubarangire aho mwazikura. Zimwe rero twafunguye channel ya YouTube ya korali Rangurura, ndizera ko abajya ku rubuga nkoranyambaga bashobora kuzibonaho. Ikindi tukaba dufite na email ni Rangurura21 ubwo ubashaka kutwandikira tubaza amakuru yayo aho ngaho yayakura. Ikindi kandi nuko izi ndirimbo muri kumva mu gihe kiri imbere murajya muzibonaho zose uko zikurikirana. Ndumva ari byo naba mvuze ku icyo kibazo. Telefone ni 07-8-37-22-530. Ndasubiramo 07-8-37-22-530. Uwiteka abaho umugisha. Murakoze cyane Potifari.
ngira ngo bariya ni bamwe mu bayitangije, batangije korali, ariko hari umubyeyi hano yitwa Hope nawe ari mu batangijeho iyi korali. Hope ndagira ngo bakumpere mikoro. Uyu Hope mureba ari muri ba babyeyi batangije korali. Ndagira ngo Hope atubwire ni gute ubonye usigaye nko mu babyeyi bamwe mwatangizanyije korali, bamwe bakagenda, wabyumvise ute, uhagaze ubu ngubu? Reka Hope nawe tumuha akanya nk'umuntu watangije korali. Murakoze, ndabasuhuje abaduteze amatwi cyangwa abari kutureba kuri Sango Star TV. Imana ibahe umugisha. Ku kibazo bambajije cyuko n'abandi mu bamwe batangije iyi korali, ntabwo bibeshye kuko nimukanye n'itorero rya Kimisagara tuva ku Muhima, ndetse n'abandi babyeyi twari twimukanye dutangira turi mifemu, turi abantu benshi bagera muri za 50, ariko uko iminsi yagiye yicuma, bamwe bimuka, abandi basinzira, abandi bajya mu yandi makorali, ariko ndashima Imana ko ndi mu bamwe bagihagaze muri korali Rangurura. Kandi ntabwo nacitse intege kuko hari n'abandi batabashije kugera hano, ariko tukiri kumwe, kandi nishimiye ko twabonye n'abandi tukunguka. Ibyo ni iby'igiciro kandi tubifashijwemo n'Imana. Turagira ngo rero turarike n'abandi babyeyi, abagabo, abasore, inkumi, kugira ngo baze dufatanye muri uyu murimo, kuko ntago uyu murimo ari uwacu, ahubwo n'Uwiteka Imana yacu iduha imbaraga. Ibyo nibyo mbifuriza kandi basaba mu izina rya Yesu. Koze cyane Hope. Ngira ngo rero nkuko babidusabye, turabashimiye mwese ababanye natwe, abashimye gushyira Isango, turabashimye. Igihe mwataye ntabwo cyapfuye ubusa. Mwumve ko wapfushije igihe ubusa kuko wabonye Isango cyangwa se wakurikiranye iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Ibyiza mu buzima iyo ufite Yesu, ntabwo wagira uhorana umunezero, ukubaka kuri we rutare. Yesu niwe dutegereje, badukure muri iyi si mbi, aguca bugufi imbere y'Isumba byose, maze njye nkubaha iminsi yose. Waranyiyeretse mu bihe bikomeye, mu bihe biruhije, ntiwantereranye. Uwiteka aguca bugufi imbere y'Isumba byose, maze njye nkubaha iminsi yose. Waranyiyeretse mu bihe bikomeye, mu bihe biruhije, ntiwantereranye. Ibyiza ko wafata umwanzuro none, ukava mu bubata ukareka ubimbohe, uryohewe n'ububata ufite iwanyu. Wino nshingo izose umwanzi yakubohesheje, aguca bugufi imbere y'Isumba byose, maze njye nkubaha iminsi yose.
bikomeye mu bihe biruhije ntiwantereranye wowe mana aguca bugufi imbere y'isumba byose maze nge nkubaha iminsi yose waranyiyeretse mu bihe bikomeye mu bihe biruhije ntiwantereranye ijuru tuzabonayo ibyiza byinshi Imana yaduteguriye tuzabana n'umwami ntacyo tuganya ibitunaniza byose bizaba byakuweho aguca bugufi imbere y'isumba byose maze nge nkubaha iminsi yose waranyiyeretse mu bihe bikomeye mu bihe biruhije ntiwantereranye aguca bugufi imbere y'isumba byose maze nge nkubaha iminsi yose waranyiyeretse mu bihe bikomeye mu bihe biruhije ntiwantereranye wowe mana aguca bugufi imbere y'isumba byose maze nge nkubaha iminsi yose waranyiyeretse mu bihe bikomeye mu bihe biruhije ntiwantereranye icyemezo ese koko baragifashe kugeza mu kunyeganyeza akagukura mu byizerwa impamvu bazi iki kibazo nuko imbere hashishana kuko nta n'umwe uzatambuka atarafashe icyemezo ugeze ikomera mu masezerano kuko n'ubwitabwo gatera ntabwo bizaba gutembana nubwo wababazwa ukagezwa kure isi yiteguye gukomeza imitima yacu nshuti ugeze ikomera mu masezerano kuko n'ubwitabwo gatera ntabwo bizaba gutembana nubwo wababazwa ukagezwa kure ese yiteguye gukomeza imitima yacu nshuti intumwa zisobanukiwe yuko Yesu ari umukiza barareka nishwa ziricwa kubera kumenya umukiza kubabara ntibiza
babazwa n'ibizarekwa dufite inkuru y'uko Yesu ari we nsinzi y'uwizera udazikomera mu masezerano mu mano bw'ibyago byatera ntabwo bizatubembana nubwo bababazwa ukagezwa kure Yesu yiteguye gukomeza imitima yacu inshuti udazikomera mu masezerano mu mano bw'ibyago byatera ntabwo bizatubembana nubwo bababazwa ukagezwa kure Yesu yiteguye gukomeza imitima yacu inshuti shikama ukomeza ibyo wahisemo burya hari uwihangana akageza kumeruka uze duhure bamushinya ugiye kuri muri iyi si kuko nta n'umwe uzahoramaga atari mu bwishingizi udazikomera mu masezerano mubano bw'ibyago byatera ntabwo bizatubembana nubwo bababazwa ukagezwa kure Yesu yiteguye gukomeza imitima yacu inshuti udazikomera mu masezerano mubano bw'ibyago byatera ntabwo bizatubembana babazwa ukagezwa kure Yesu yiteguye gukomeza imitima yacu inshuti Yesu yiteguye gukomeza imitima yacu inshuti kunyengero ya Yorodani ndebe Kanani Yorodani irasuma iteye ubwoba bwinshi abagerageje kwambuka bose baragwa mu nyanja Yesu gusa niwe watwambutsa wigira ubwoba umwami dukorera arakomeye inyanja nubwo isuma ariko burya azayitwambutsa iyo minyururu ikubashe yose izagobotora wigira ubwoba n'inyanja iramwumvira wigira ubwoba umwami dukorera arakomeye inyanja nubwo isuma ariko burya azayitwambutsa iyo minyururu ikubashe yose izagobotora wigira ubwoba n'inyanja iramwumvira abantu benshi batonze iperu basubiye inyuma kubwo gutinya isumo ry'iyo nyanja bafatiye ibyabo bahisemo gusubira mu Egiputa kandi tuzi ko nta keza kabo wigira ubwoba umwami dukorera arakomeye inyanja nubwo isuma ariko burya azayitwambutsa iyo minyururu ikuba
ikubaje yose izagobotora wigira ubwoba n'inyanja iramwumvira wigira ubwoba umwami dukorera arakomeye inyanja nubwo isumba ariko burya azayitwambutsa iyo minyururu ikubaje yose izagobotora wigira ubwoba n'inyanja iramwumvira inamana kugira mugenzi wanjye wasubiye inyuma iyaguhamagaye igufite umugambi urarambiwe kandi ibisubizo byaritegereje nshuti subira ku gicaniro wigira ubwoba umwami dukorera arakomeye inyanja nubwo isumba ariko burya azayitwambutsa iyo minyururu ikubaje yose izagobotora wigira ubwoba n'inyanja iramwumvira wigira ubwoba umwami dukorera arakomeye inyanja nubwo isumba ariko burya azayitwambutsa iyo minyururu ikubaje yose izagobotora wigira ubwoba n'inyanja iramwumvira wigira ubwoba umwami dukorera arakomeye inyanja nubwo isumba ariko burya azayitwambutsa iyo minyururu ikubaje yose izagobotora wigira ubwoba n'inyanja iramwumvira tuzahagarara mu rubanza agatsinzwe n'uwamesha ibishura mu maraso ya Yesu akayoborwa na Bibiliya agakurikiza amategeko y'Imana uwo muntu arahirwa tuzahagarara mu rubanza agatsinzwe n'uwamesha ibishura mu maraso ya Yesu akayoborwa na Bibiliya agakurikiza amategeko y'Imana uwo muntu arahirwa fata nk'amashuti yanjye ugarukira Imana iteza ibiganzira kwakira ngwino witinda shiminyururu umwazi yakubohesheje maze ubicyaremwe gishya uyu munsi fata nk'amashuti yanjye ugarukira Imana ibiganzira kwakira ngwino witinda shiminyururu umwanzi yakubohesheje maze ubicyaremwe gishya uyu munsi nakure burya habaye Imana itavana umuntu imukura mu mwijima ubuditsi ikakugeza mu mucyo w'itangaza Yesu uri mwiza nawe wanjye nawe icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe nakure burya habaye Imana itavana umuntu imukura mu mwijima ubuditsi ikakugeza mu mucyo w'itangaza Yesu uri mwiza nawe wanjye nawe icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe fata nk'amashuti yanjye ugarukira Imana iteza ibiganzira kwakira ngwino witinda shiminyururu umwanzi yakubohesheje maze ubicyaremwe gishya uyu munsi fata nk'amashuti yanjye ugarukira Imana iteza ibiganzira kwakira ngwino witinda shiminyururu umwanzi yakubohesheje maze ubicyaremwe gishya uyu munsi
ryabuye rikomeza imfuruka umwubatse w'abayubatse ku rutare wifuza ibihe byose wanirubasha urembura imitima ishenguwe n'agahinda wowe ryabuye rikomeza imfuruka umwubatse w'abayubatse ku rutare garukira Imana iteze ibigazira kwakira ngwino witinda iminyururu umwanzi yakubohesheje maze ubikiremwe gishya uyu munsi batega amashuti yanjye garukira Imana iteze ibigazira kwakira ngwino witinda iminyururu umwanzi yakubohesheje maze ubikiremwe gishya uyu munsi amazinguru ya Yesu bamumenye ndetse bamenye ko aruhura abarushye n'abafite ingorane nabo arabafasha n'umwami w'abami Yesu amazinguru ya Yesu bamumenye ndetse bamenye ko aruhura abarushye n'abafite ingorane nabo arabafasha n'umwami w'abami Yesu yakizaga abantu maze bagakira n'abafite ubumuga nabo bagasimu maze bakagenda bamamaza ibyo yakoze inkuru igakwira hose ko Yesu amamaza amazinguru ya Yesu bamumenye ndetse bamenye ko aruhura abarushye n'abafite ingorane nabo arabafasha n'umwami w'abami Yesu amazinguru ya Yesu bamumenye ndetse bamenye ko aruhura abarushye n'abafite ingorane nabo arabafasha n'umwami w'abami Yesu amamaza mubonye amazinguru ya Yesu bamumenye ndetse bamenye ko aruhura abarushye n'abafite ingorane nabo arabafasha n'umwami w'abami Yesu amazinguru ya Yesu bamumenye ndetse bamenye ko aruhura abarushye n'abafite ingorane nabo arabafasha n'umwami w'abami Yesu amamaza
twese mu murimo w'ivugabutumwa nta n'umwe usigaye umwamari bugufi ndazaraje nikubaza ingororano isuzumurebe ko uzagororerwa amamaza inkuru ya Yesu bamumenye ndetse bamenye ko aruhura abarushye n'abafite ingorane nabo arabafasha n'umwami w'abami Yesu tumwamamaze amamaza inkuru ya Yesu bamumenye ndetse bamenye ko aruhura abarushye n'abafite ingorane nabo arabafasha n'umwami w'abami Yesu tumwamamaze amamaza inkuru ya Yesu bamumenye ndetse bamenye ko aruhura abarushye n'abafite ingorane nabo arabafasha n'umwami w'abami Yesu tumwamamaze turatakamba Mana uri mu ijuru twumve turananiwe data isi iraturamiye ibibazo ni byinshi ibisubizo nabyo ni wowe mutabazi wacu utugirire neza nataharabaye cyane mu buzima butari bworoshye mu bibazo tujyana muntu ni wowe watabaye mwami tukuvugiriza impundu icyubahiro ni itawe muri isumba byose izina ryawe witwa ndiho turatakamba Mana muri mu ijuru twumve turananiwe data isi iraturamiye ibibazo ni byinshi ibisubizo nabyo ni wowe mutabazi wacu utugirire neza Abisiraheli mwami ubafana muri Egiputa ubambutsa inyanja itukura ndetse no mu butayu ubana nabo ntibigeze bicwa n'inzara ahubwo wabahaye ibyo kurya muri isumba byose icyubahiro iteka turatakamba Mana uri mu ijuru twumve turananiwe data isi
wacu utugirire neza turatakambamana uri mu ijuru twumve turananiwe data isi iraturamiye ibibazo ni byinshi ibisubizo nabyo ni wowe mutabazi wacu utugirire neza tuzajya duhora dushima Yesu ibyo wadukoreye biyebuje wabanye natwe mu bihe byashize ndetse no mu bizaza uzabana natwe ntituzigera tukuva oya iyo ni ndahiro idakuka uri arufa ndetse na omega ibirenze tuzatugeza mu ijuru turatakambamana uri mu ijuru twumve turananiwe data iyi si iraturamiye ibibazo ni byinshi ibisubizo nabyo ni wowe mutabazi wacu utugirire neza turatakambamana uri mu ijuru twumve turananiwe data isi iraturamiye ibibazo ni byinshi ibisubizo nabyo ni wowe mutabazi wacu utugirire neza turatakambamana uri mu ijuru twumve turananiwe data isi iraturamiye ibibazo ni byinshi ibisubizo nabyo ni wowe mutabazi wacu utugirire neza